ubwo nari umupagani ntari nkijijwe, hari ibyo ntashobora gukora mu maso y'ababyeyi. Iyi Rwamagana ari ubwa mbere mpageze, mparaye abariho Imana isanga ikoresha abana b'abanyeshuri abakobwa babiri, umwe yigaga mu wa kabiri wa segonderi, undi yiga mu wa gatanu wa segonderi. Hari uburyo bune bumfasha kunesha challenges mu buzima. Naratangaye iyo ugera ku rwego rwa doctora ukayirangiza, hari n'ibindi postdoc nagiye nkora n'ubu ndacyari mu bindi niga. Nta bindi nize bingana na Bibiliya cyangwa bifite ubutuzi nka Bibiliya. Umujyanama wanjye wa mbere n'umugore tubana, nta bantu bo mu gihe cyacu bamamaye nkawe, ariko nta bantu babaye ubuzima bwo kwicisha bugufi nkawe. So abandi rero uvuga ubutumwa ijambo rimwe, abantu barifata barishyira ku status 5 ukabigitangaza, wahanura ikintu kikaba ukabigitangaza, watumirwa mu giterane gikomeye uhura na perezida ukabigitangaza. Twongeye kubakira mu kiganiro with the successor, urubuga rw'urubyiruko tuganiraho ibintu byinshi bitandukanye, tukaganira n'abantu b'inararibonye batandukanye bagiye baba successful muri careers zitandukanye. Rero umutumirwa wacu uyu munsi abenshi mushobora kuba mumuzi, reka tumwakire atwibwire hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu. Ndatekereza ko turi buze kubana ari buze kuguka byinshi. Murakoze, nanjye nishimiye kubana namwe. Dr. Fidel Masengo, umushumba mukuru w'itorero rya Foursquare Gospel Church, umugabo w'umugore umwe, abana 7, abakobwa 4, abahungu 3, umunyamategeko, umuyobozi wa Kigali International Administration Center, ikigo cy'ubukemurampaka mu Rwanda, umwarimu muri kaminuza, maze imyaka myinshi igera kuri hafi 19 nigisha. Ndibaza ko ari ibyo navuga. Nari n'umwavoka, ubwavoka bwo amaze hafi imyaka 8 ndaparatika kubera ibyo bindi byinshi ndimo. Twishimiye kubana nawe Pastor. Ndagira ngo tuze kuganira wenda biri open, kuko cyane urubyiruko tugira amatsiko y'utuntu twinshi dutandukanye. Ndashaka guhera hasi mu bwana bwanyu. Ese Pastor mu bwana bwe yakuze gute? Ese ni ibiki, ni izihe nzozi yagiraga? Ese Pastor byari bimeze gute? Byari byifashe bite? Ruguru wenda byari bimeze bite? Ngira ngo mfite byinshi nshobora kuvuga ku bwana bwanjye. Cyambere nabyawe n'ababyeyi, papa wanjye yari yarize amashuri, ari mu bantu bakeya bo mu gihe cyabo bize, navuga ko barangije ku rwego rwiwe, kuko yize amashuri yagombaga kwiga École de Moniteur, niko bayitaga, ariga ararangiza, aba umwarimu wa primaire imyaka myinshi, aba noneho n'umuyobozi w'ibigo bya primaire nka directeur w'amashuri imyaka myinshi cyane. Ngewe navutse ari umuyobozi w'ishuri rya primaire, n'umurimo yakoze muri Kongo imyaka myinshi, yanaje no gukorera mu Rwanda kugeza abagiye muri retirement. Mu Rwanda yakoze imyaka agera nko kuri 7, ajya muri pension, nyuma ntiyaje gukomeza, yaje kwitaba Imana. Urumva ndava ku muryango w'abantu bize, bivuga ngo kuva nkiri mutoya kwiga yari priorite y'ababyeyi banjye. Nagiye sinize gardienne kuko twabaga nta gardienne yabaga, ngo nize primaire neza, niga secondaire igice kimwe kigira aho twabaga mu cyaro, igice cya kabiri kuva mu wa 3 wa secondaire kigira Bukavu hakurya y'Ikamembe, amashuri meza, ngira humanité scientifique biochimie, ndarangiza. Naje mu Rwanda ndangije 6 yisumbuye humanité, nabonye diplome hasigaye ibyumweru 2 ngo nzi mu Rwanda muri 1994. Ngeze mu Rwanda 1995 mu kwezi kwa 4 nibwo kaminuza yatangiye, nyuma y'intambara na jenoside. Mbona bourse ya leta njya kwiga kuri National University of Rwanda, yitwa University of Rwanda none.
ariko sinakomeje muri siyanse nubwo nkora ibizamini twakoraga ibizamini bishingiye kubyo abantu bize muri secondaire nagize chimie na biologie nibyo nakozemo banyorienta gukora medicine ariko sinayize nagezemo hariya natinze kugenda ngeze i Butare nsanga abanyeshuri mu medicine barangije amasomo 3 icyo gihe nari mfite ikiraka kubera ko nari mfite ikiraka sinahise ngenda mpageze nsanga abandi barangije amasomo 3 barambwira rero barangije amasomo 3 nuko baza muri medicine uzayakora muri deuxième session ubu rero natinye kujyana amasession y'amasomo ntize ko nabonaga biri muri risque nyinshi muri Turuwa bari bafite abanyeshuri benshi cyane bageraga kuri 270 barabuze sale bigiramo kubera ubwinshi bwabo hanyuma iyo minsi bamaze batiga kubera kubura sale biba ngombwa yuko nsaba kujyamo kugira ngo ntangirane nabo kuko abandi bose bari baratangiye fagitire zari zaratangiye nuko nisanze muri Turuwa dutangira kwiga nko mu kwezi kwakurikiyeho ndiga kugeza ndangije kaminuza mu mategeko 1999 mu kwezi kwa 12 ku itariki 12 nibwo nambaye ndangije kaminuza mu mategeko so urumva nyuma yaho nahereye mu Bwana nyuma yaho rero urumva ko nahise ntangira no gukora mu kwezi kwa 12 kwa 1999 muri Minisiteri y'Ubutabera directeur de parquet de relations avec les services judiciaires mu myaka 2 yakurikiye 2002 mu kwezi kwa 9 mbona scholarship kujya gukora masters mu Bubiligi nize y'umwaka umwe wa masters muri droit économique n'ubundi profil yanjye ndagaruka nkora imyaka 2 muri 2005 njya gukora doctora yo nayize imyaka myinshi kuva 2005 kwezi kwa 11 nibwo nayitangiye nza kuyirangiza muri 2010 mu kwezi kwa 2. Pastor utubwiye urugendo rusa nkaho urugendo rurerure kuva icyo gihe kugeza ubu ariko ndagira ngo mbihuze n'ubuzima urimo ubu ngubu urwo rugendo rwose uko kuntu byari bimeze ese vision ndetse no kwisanga muri uyu murimo by'umwihariko tugusanzemo muri ibi bihe uri gukora cyane ese byaturutse ibintu byaje bite ufite ikintu cyambere nagiye mbona vision ni dynamique vision ni inzozi umuntu aba afite z'ubuzima bwiwe ariko dynamic igenda ihindurwa na circumstance na condition umuntu urimo naho yisanga wenda ndakubwira vision nk'eshatu ibyo natekereje mbere bitakomeje ariko bitavuga yuko nagize mu ruhare ngo bidakomeza gusa nasangaga bitakiri faisable mbere njya kwiga chimie biologie muri high school icyo gihe hari ibintu byari bigezweho nk'uko mu byumva twari muri Congo abantu benshi batekerezaga kujya kwigisha muri za secondaire niyo yari vision yose kwari ukuvuga ngo ndangize ndetse abantu benshi aho nari ntuye bajyaga kwigisha i Burundi so utarajyaga kwigisha i Burundi yazaga kwigisha mu Rwanda icyo rero kubera yuko nari shoye amasiyansi nakomeje mu masiyansi vision yo kuvuga ngo ndarangiza humanité ababyeyi bashobora kunyishurira ishuri ndangize kaminuza imyaka 5 cyangwa 3 ni graduate 5 ni licence hanyuma njye kwigisha i Burundi muri profile nibyo narebaga natekereza ko nzakora icyo bita chimie physique kuri ISP ni ishuri ry'abanyabukavu ryaformaga n'ubundi abarimo muri za secondaire niyo yari vision ikomeye nkavuga nishoboye kwitwara neza nka distinga muri iyo shuri bashobora kungira umu assistant muri kaminuza ariko urumva vision yanjye yari limite ku bwarimu i Burundi cyangwa mu Rwanda nubwo atari yameze neza kuhaza ariko naho narebaga 1994 ngeze mu Rwanda profile yarahindutse na vision ndayajista ibyo kujya kwigisha i Burundi sinongeye kubitekereza tugeze mu gihugu gikeneye resources humaines aho umuntu ashobora kwagura n'izozi tangira gutekereza gukora ibitari kujya kwigisha muri za secondaire
mu byo natekerezaga birumvikana kubera profile yanjye numvaga nshobora kuzaba umuganga. Ariko nk'uko nababwiye amahirwe yo kujya kuba umuganga sinzi niba ari n'amahirwe, uko nabitekerezaga siko byagenze, kuko nabonye ikiraka gitindamo abandi baratangira, hanyuma ngeze i Butare sanga ndashobora gukomeza muri medicine kubera impamvu nababwiye. Biba ngombwa noneho ko ni repositioning, ndavuga nti siko nagiye muri medicine ndajya. Icyo gihe icyo nababwiye nari mfite scenarios ebyiri. Scenario ya mbere yari kujya muri sciences appliquées, kuko nayo yari itaravansa mu masomo, bari baratanga isomo rimwe, ariko icyo gihe bigaga imyaka 3. Mubo twaganiraga icyo gihe barambera, ariko nujya muri sciences appliquées uziga gusa imyaka 3, uzaba ingenieur civil ariko wize imyaka 3, bivuga ngo ni cycle ya mbere. Nushaka gukomeza ntibizakunda kuko ni imyaka 3. So option yindi ya kabiri ufite ni iyi, niho hajemo amategeko. Kuzamo amategeko rero byahinduye vision yanjye burundu, ko icya mbere u Rwanda nk'uko mubizi nyuma ya jenoside hari abantu benshi bakurikiranwaho icyaha cya jenoside, bigaragara yuko marche juridique igenda yaguka. Harimo hatekerezwa gushyirwaho urukiko mpuzamahanga, ubona bakeneye abantu bazarukoramo. Harimo no kureba n'amabanki n'amakompanyi d'assurance na profession d'avocat. Ibyo byose byagaragaraga yuko bikeneye abantu. So kujya muri iriya field numvaga ngomba kwipositiona, nkazagera ahantu mba nk'umwavoka, nkazagera ahantu mbona nk'akazi keza mu bigo, mu conseil juridique, mu assurance cyangwa mu mabanki, nguko uko nagiye mu mategeko. Effectivement byarampiriye ko mategeko nize neza, natsinze neza kugeza ndangije. So kuva icyo gihe iyo vision yo mu mategeko ndacyayirimo, sinigeze nyishyira ku ruhande. Impamvu nk'eshatu. Impamvu ya mbere mbabwiye yuko nyobora kigo cy'ubukemurampaka, arbitrage commercial na amategeko gusa. So urumva ni business law, ni muri iyo profile n'ubu nakomeje. Cya kabiri mbabwiye ko nigisha muri kaminuza kuva mu 2001 kugeza none, nigisha muri kaminuza. Natangiye kwigisha muri kaminuza no mu assistant irangiza, inyuma yakora masters imvuyeyo nagize amasomo mwiza kwigisha. So iyo ugiye no muri doctor ukayirangiza, research ntuyivamo, academic ntuyivamo. So urumva maze imyaka myinshi nigisha mu gihugu, nigisha no mu bindi bihugu. Hari igihe njya kwigisha no mu Bwongereza, hari igihe nigisha muri Kenya. So bivuga ngo byarakomeye n'ibyo kwigisha. Ariko amategeko bivuga ngo ndacyari muri ya field nyine nisanzemo. So ibyo muhamagara birifane byaje mu buryo ndatekereza, kandi nanjye sinzi uko byaje. Ibya bindi baca umugani ngo umuntu amanika agati yicaye, urajya kukamanura agahaguruka. So ubwa mbere nakijijwe niga muri kaminuza. Imyaka yose mu muryango sinasengaga. Ibya bindi by'abana batoya baherekeza ababyeyi cyangwa ujyana n'abandi kubera imyaka, n'abandi bose muri kumwe bajya gusenga. Kugeza muri 1997 icyo gihe nari ndangije umwaka wa 2 wa kaminuza, ngiye mu mwaka wa 3 mu biruhuko byabo nibwo nakijijwe. Nakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Maze kumwakira nk'umwami n'umukiza mu biruhuko, numvaga ngiye kumva Kristo mwiza, uhindura icyerekezo, ukorera Imana, wizera Imana, ariko sinigeze ntekereza pastoral n'ibisa na ministry. Maze gukizwa urumva mu myaka 2 nahise ndangiza i Butare, ndaza mbona akazi muri leta keza, nkora rwose numva ministeri sinayitekerezaga. Ibyo gukorera Imana sinabyumvaga, ariko ibyo kumva Kristo mwiza narabyumvaga ko nari mbirimo. 1995 maze kurangiza masters nkora muri Ministeri ya Justice. Icyo gihe nibwo narimo finaliza projet yanjye ya thèse yo kujya gutangira doctora. Haza umumissionnaire wa Foursquare, iri torero nyobora none, asa gutanga iri torero. Tuza guhura nawe basaba ubujyanama mu by'amategeko, basaba ko mbakorera amastatut ndayabakora ndayabaheza, bifuza ko dukomezanya. Njye numvaga bitazamo kuko nari mfite urundi rusengero ndimo, ndavuga ariko service muzakenera amategeko for free zayibakorera, nta kindi
muzajya mukenera ko mbafasha mu by'amategeko I will do it, ariko bifite urusengero rwanjye. So kubera gukomeza kubana nabo, guhura nabo, gusengana nabo, bahageze ahantu basaba kujya mu buyobozi bwabo, ko bari barimo basaba n'ubundi ibyangombwa bigomba kugaragaza ko hari n'abantu bafite bashobora kuba bajya mu myanya iteganywa mu mastatut, twita position statutaire. Hagomba kuba representant, vice representant, trésorier, secrétaire général, niho wasaba ibyangombwa udafite abo bantu. So nuko nisanzemo nsanga aho ngiyemo provisoire, muri provisoire. Mu gihe gitoya Imana iza guca inzira, dutangira urusengero hano hafi y'aho ntuye. Tumaze gutangira hafi y'aho ntuye kuko nasengera Kimisagara ari kure, ntangira kuhagira hafi nkahajya. Nyuma rero naje kwisanga muri ubuyobozi, kuko urumva deja nari mu buyobozi bwa association y'urusengero. Hanyuma batangira kugenda banyuza mu buyobozi bwa ministeri y'urusengero, church, kugeza igihe nko mu mwaka umwe bari basabye kuba umuyobozi w'agateganyo w'urusengero. Nguko uko nababwiye, umanika agati wicaye ugasanga noneho kubivamo biragoye. So byagiye bigenda bikura, binyoha ibindi, byaguka, bigera ahantu noneho nkumva n'inshingano. Buriya iyo ugeze ahantu ukajya muri ministry wabonye Imana igenda inakubwira, hari ibyo ikubwira ikwereka. Buriya icyiza cy'Imana igenda icana ahantu ugeze. Hari igihe dutekereza ko ibintu byose Imana izabitubwira umunsi wa mbere, ikakwereka umuhanda uzanyuramo, ariko akenshi hari igihe igenda icana ahantu ugeze. Aho ugeze hacana ukabona ibyo utabona, ibyo utatekerezaga. Nibyo nise dynamisme ya vision. Ntangiye ntekereza kuba umwarimu wa secondaire, bigeze ahantu ntekereza kuba umuganga, bigeze ahantu nisanga ndi mu mategeko, ndi umunyamategeko, bigeze ahantu on top of kuba umunyamategeko nisanga noneho ndi umushumba. So ubu rero kuba umushumba nibyo binini kuruta ibindi byose. Birumvikana cyane kuko tubasanze n'ubundi mu mirimo ikomeye ndetse yagutse cyane. Ni ibigaragaza ko ari amaboko y'Imana n'ubundi abiri. Nakibaza mbese mu rugendo rwanyu rw'ubusore ni iyihe ntwaro mwakoresheje kugira ngo, ndashaka kubisobanuraho gatoya. Hari igihe tubaho ubuzima twisanga, wenda tukisanga ababyeyi bakijijwe, tukagendera muri iyo nzira tugakomeza tugakizwa. Hari n'igihe twisanga mu buzima noneho ababyeyi badakijijwe, tukagera ahantu tukaza gufata umwanzuro cyangwa tukaza guhura na circonstance runaka igatuma dukizwa. Ndagira ngo utubwire mu buzima bwawe bw'ubusore wabuciyemo gute, ni iyihe ntwaro yatumye ubutambukamo neza? Kuko hari abantu badakizwa bagakomeza mu murongo ukomeza ubajyana kure y'Imana. Wowe byagenze bite? Ni hehe wahuriye n'Imana? Byaje bite? Guhura n'Imana buriya maze kubona ko de par mon experience y'imyaka maze, harimo pare y'umuntu ariko harimo pare y'Imana. Pare y'umuntu nuko Imana ntawe irafata ku ngufu. Udashaka gukorera Imana, udashaka kwemera Imana, bimwe mu by'Imana yahaye umuntu, yamuhaye n'umutimanama n'ubushake, amahitamo. Uhisemo kuyikorera murakorana, udahisemo kuyikorera utayemeye ntigukoreshe nubwo yaba yaragushize mu bushobozi. Bishaka kuvuga ngo hari ikintu kidasanzwe cyabaye. Hari uko nateguwe, ariko sinateguwe nk'umuntu uzakorera Imana, ko nateguwe mu miryango ya Kinyarwanda. Nk'uko mubizi, abantu benshi batanga uburere bwiza. Nagize uburere bwiza nkiri muto bw'ababyeyi bagira kirazira, bagira ibyo bemera n'ibyo batemera. Nubwo nari umupagani ntari nkijijwe, hari ibyo ntashobora gukora mu maso y'ababyeyi kubera gutinya ababyeyi. Bishaka kuvuga ngo kugeza ku myaka 19 nibwo naje mu Rwanda, hari ibyo ntashobora kupermita gukora nubwo nari maze kuba majeur. Ariko ugeze ku myaka 19, kuko ntakomeje kubana n'ababyeyi, nahise nza mu Rwanda, bo baba basigaye muri Congo. Habayemo kwigenga cyane. Kwa kwigenga cyane, ya liberté tutabonye munsi ya 18, cya gitsure wakuriyeho ugasa nkaho ugicitseho. Icyo gihe rero cyabaye n'igihe cyo kujya mu buzima
butari ubwa gikristo bwa cyane. Ariko njyewe nshima ku ruhande rumwe. Impamvu mbishima ni uko ubu nta kintu najya gushakayo ntamenye. Icya kabiri ni uko ukizwa ufite experience personnelle. Hari igihe utagira experience personnelle ukajya utekereza yuko hari ukuntu ari byo utamenye ushaka kumenya. Ku rundi ruhande ntunamenye ibikomeye Imana yakurinze. Urumva nzi ntacyo ntazi hariya ubuzima bwo hanze y'agakiza, ariko ku rundi ruhande mbona neza, nsobanukirwa neza iby'Imana yamfashije kuvamo, kuko niba mbona abandi barabaswe nabyo bakaba n'uyu munsi batabyikuramo, hari igihe uhura n'umuntu uri mu biyobyabwenge, uri mu nzoga nzishi, uri mu busambanyi, ugasanga amaboko yo kubimukuramo aragoye. Wowe watekereza uburyo Imana yabigukuyemo, ugasanga nta effort personnel. Sibishaka kuvuga ngo hari pare y'umuryango yashoboye kumfasha, ariko hari pare nini n'uruhare runini Imana yakoze kugira ngo inkureyo. So nkizwa n'ubundi buhamya burebure wenda nashobora kubaramba. Hari abantu bigeze kubufata buri kuri website, byaba ari birebire mbigiyemo, ni burebure cyane ubwabyo n'ikiganiro. Ariko mu ncamake nagiye Rwamagana, ari ubwa mbere mpageze, mparaye abariho Imana isanga ikoresha abana b'abanyeshuri bigaga muri segonderi. Abana b'abakobwa babiri, umwe yigaga mu wa kabiri wa segonderi, undi yiga mu wa gatanu wa segonderi. Abo bantu bariho baza kumbwiriza ndakizwa. Urumva nawe n'abapasiteri benshi, n'abantu bo mu miryango w'abapasiteri, nabaye muri campus hari amatorero amagurupe menshi y'abantu basenga, sinigeze ngirizwayo, ariko ngeze Rwamagana ndayeyo. Isefeke ariho Imana yategereje ko ihurira nanjye, izana abo bana batoya narutaga cyane mu myaka, kuko abo bana bose bambwirije ntawari ufite imyaka 17. Urumva ariko bariho mbwirizwa, bariho bambwiriza ndakizwa. Maze gukizwa ngaruka muri campus narakijwe. Icyo ushaka kuvuga ni iki? Navuga yuko Imana yankuye kure ikoresheje imbaraga zayo, ariko nabishizemo ubushake, kuko nubwo bambwirije Imana yabatumye nemeye kumva, nemera gukurikira. Ijambo Imana iravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Bavuze ijambo ry'Imana, maze kuryumva rincumita ahantu mu mutima, hanyuma ndizera. Maze kwizera nibo bantu ba mbere bandambitse ibiganza baransengera. Ni bibiri naje guformaliza mu rusengero, ariko nakijijwe abo ngabo ariho bambwirije. Nakifuje kumenya ikibwiriza bavuze ariko reka dukomeze, ariko dushimye Imana kuko tubafite muri iki gihe kugira ngo tuguiding. Hari ikintu kenshi twibaza mu buzima ntiburi bien defini, si umurongo ugororotse cyane. Ndagira ngo iyo muhuye na challenge ni ubuhe buryo mujya mukoresha kugira ngo mubashe kuva muri izo challenge? Ibi ndabibariza umuntu wenda uri gushaka kunyura mu nzira murimo, uri gushaka kwerekera n'ubundi ahantu muri. Challenge mujya muhura nazo ni irihe banga, n'ubuhe buryo bwa mbere mujya mukoresha kugira ngo pastor niba ahuye n'iyi challenge abashe kuyihanganira? Kuko benshi hari igihe bamugana ku bwa challenge bakamubwira ati dufashe dusengere bigende mwe mu bigenza. Hari uburyo bune bumfasha kunesha challenges mu buzima. Uburyo bwa mbere bukomeye uruta ubundi buryo bwose nkoresha ni amasengesho. Kuko hari ikibazo kiza kikaza gifite ubukana n'imbaraga, ku buryo gifata amarangamutima kigafata n'imbaraga z'umubiri, ugasanga amarangamutima uri down, mu mbaraga z'umubiri ugahita ucika intege. Buriya iyo udakomeye emotionally na physically itigenda. Rero amasengesho ni ikintu cya mbere kisubizamo imbaraga, gituma nshobora guhagara, kuko iyo waktivye amasengesho uba waktivye no kwizera. So iyo waktivye amasengesho uba waktivye no kwizera. Ibyo bintu byo bibiri activated, ubwabyo ni imbaraga ya mbere ikomeye. Uburyo bwa kabiri muze gukoresha
ni ijambo ry'Imana. Naratangaye nize ko nize byinshi. Iyo ugera ku rwego rwa doctora ukayirangiza, hari n'ibindi post-doc nagiye nkora, n'ubu ndacyari mu bindi niga, uba warize byinshi, ariko nta bindi nize bingana na Bibiliya cyangwa bifite ubutuzi nka Bibiliya. Ibindi bitabo byose mfite n'andi mafield yose nize afite ibisubizo by'igice cy'ubuzima muri field runaka. Ijambo ry'Imana Bibiliya ifite igisubizo cy'icyo tuzanyuramo cyose mu buzima. Nicyo gitabo cyonyine kivuga ubuzima umuntu, kavuga umuntu mu bice bitatu, kivuga umuntu physique, kikavuga umuntu nka soul, marangamutima, kavuga n'umuntu nka spirit. Uwo umuntu niki? Yambaye umubiri, ni umwuka, afite amarangamutima, ubugingo, nicyo bita ubugingo. Umuntu ni umwuka wambaye umubiri ufite ubugingo. Uwo muntu uko ari wese wuzuye gukora ibyo Timoteyo, Bibiliya imugeraho, igera ku bibazo mpura nabyo by'amategeko, ibishyira down, igera ku bibazo mpura nabyo byo mu rusengero, igera ku bibazo nahura nabyo byo mu muryango, igera ku bibazo nahura nabyo bya finance. Bivuga ngo Bibiliya rero ni bumwe mu buryo bumfasha overcoming challenges, kuko nta situation n'imwe ndisangamo ndafite urugero rw'abayisanzemo kandi bayivuyemo. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Uburyo bwa gatatu, nk'umuntu ufite imyaka nk'iyi mfite, ngerageza gukoresha imbaraga zanjye. So hari ibintu dusengera, ariko hari n'ibintu Imana yashize muri twe, yadushizemo ubushobozi. Ntugomba gusenga gusa ngo usome Bibiliya gusa, you have to act accordingly. Nubwo iriya principe atari biblique ivuga ngo Imana ifasha uwifashije, ariko nemera yuko ibisubizo byose Imana itanga ishobora no kubicisha mu bushobozi yadushizemo. Ishobora gukora rwose birenze ibyo twibwira n'ibitekereza, nk'uko imbaraga zidukoreramo. Izo mbaraga zidukoreramo ni izihe? Si umwuka wera gusa, nizo yaduhaye mu buzima busanzwe. So niba ari ibintu bisaba amafaranga, nkorera amafaranga nkayashakisha. Niba ari ibintu bisaba gutekereza, ngatekereza. Niba ari ibintu bisaba inama, ngashaka inama. So ubwo nibwo buryo bwa gatatu nkoresha, no kwishakamo ibisubizo, ariko binyuze mu nzira nziza zemewe, zijyanye n'aya masengesho narimo, zijyanye n'ibyanditswe binyobora mu buzima bwa buri munsi. Uburyo bwa kane nkoresha I seek advices ku bantu. Nemera yuko Imana byinshi mu byo Imana ikora ibinyuza mu bantu. So umujyanama wanjye wa mbere ni umugore tubana umunsi ku munsi. Si byiza ko umuntu aba wenyine, nzamumufasha umukwiriye. Uriya muntu duhuje ibintu byose, ibibazo byo mu mwuka, ibibazo byo muri finance, ibibazo by'akazi, ibibazo bya ministry. Nicara nkamwe niki nkumva inama ye ya mbere. Nyuma y'inama yiwe nkabona kumenya niba hari abandi mu nshuti, mu bavandimwe. Buriya n'abapasiteri bagira abapasiteri babo. So hari igihe mbwira umupasiteri, nanjye mbwira nkamwe for ministry iki kibazo ndimo ndahitinga. Mu Gifaransa bavuga je connais le pied d'une montagne, nahitinze umusozi, ndimo ndabona imbere yanjye gutenye. What can I do? So iyo mubwiye gutya arakubwira iki nanjye nabikoze birakunda. So abantu rero ni ubutunzi butabarika, budufasha gukemura ibibazo mu buzima bwawe. Ngeze kuri point nashaka kwita mbaza tugakomeza ku kindi cyiciro. Ninde muntu ujya kubera nka role model? Ninde muntu uretse kuba ijambo Kristo ari we banze ryo kwizera kuri benshi, ninde muntu ujya kubera icyitegererezo? Waruvuze ku muntu ushobora kugusanga. Ninde muntu ushobora gusanga? No, umuntu ushobora kumusanga ari role model kuko ari accessible. Ariko ushobora kugira role model utanabona. So urumva rero sindi kumenya uwo mwambajije. Mwambajije uwo nageraho akamfasha, cyangwa uwo ndeba akambera icyitegererezo. Ukubera icyitegererezo hako mfite benshi. Tureberemo nka batatu. Dukoreremo umuntu wa mbere muri
buzima bwanjye buhura nawe cyane ni Pawulo, kubera ngira ngo duhurije ku bintu byinshi. Pawulo ajya ngo nabanje kuba umuhakanyi, akanavuga ngo nzi kubaho neza no kubaho nabi, nigiye mu maguru ya Gamaliyeli, ariko ibyari indamu yanjye. Bishaka kuvuga ngo dufite profil isa nkaho ari umunyamategeko wize neza, sibyo? Ariko banje kudakizwa, akizwa bigoranye. Pawulo we yakijijwe akubitanye n'umuco utunguranye, ariko nagirwa amagana buriya ni umuco wankubitiye. Ntabwo bariya abana bashobora kumbwiriza badakoreshejwe n'Imana mu buryo bumwe budasanzwe. So ni identifiye na Pawulo cyane, ariko cyane cyane kabiri ari mu bantu bashe kugarda integrite. Integrite nta hantu nta hamwe bazakubwira ngo Billy Graham iki n'iki bivuga ngo abakozi b'Imana benshi buriya na kamera ziba zibagendaho, ariko nta skandale nigeze mwumvaho. Icya gatatu ari mu bantu bashoboye kumanaginga celebrity. Nta bantu bo mu gihe cyacu bamamaye nkawe, ariko nta bantu babaye ubuzima bwo kwicisha bugufi nkawe. So abandi rero uvuga ubutumwa ijambo rimwe, abantu barifata barishyira ku status 5 ukabigitangaza, wahanura ikintu kikaba ukabigitangaza, watumirwa mu giterane gikomeye wahura na perezida ukabigitangaza. Urebye urwego Imana yamushizeho n'uburyo yashoje umuhamagaro we, ni umuntu n'ubu ushobora kwinspira ubuzima bwanjye. Pastor, niba tuganiriye ibintu byinshi, turabashimiye kandi Imana ikomeze kubaha umugisha.